ijambo ry'umunsi. Kubaha Imana, inzira binyuramo. Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma muri Yohana wa mbere igice cya 2 guhera ku murongo wa 3 kugeza ku wa 6. Kubaha Imana ni ibintu byigwa, ntabwo ari ibintu karemano. Urugero wenda reba ku muntu ufite imyaka 2 uburyo akora ibintu byose abwiwe bitandukanye cyane no gukora ibintu karemano. Genda ure mwangavu cyangwa se ingimbi wenda mubana gahe gatoya, urebe uburyo aba afite ishyaka ndetse no kwiyumva cyane mu bintu byose akora bitandukanye cyane no guca bugufi. Mu gihe cyonyine tuvutse bundi bushya mu buzima bwacu, tuba tuvuye mu bucakara bw'isi, ndetse ngaho nyine niho kubaha Imana biba bishoboka kurenza ibindi bihe byose. Gushobora kubaha Imana mu buzima bwacu hari ibintu by'ingenzi dukenera. Icyambere, tugomba kubanza kwiga gutegereza Imana mu masengesho yose dukora. Muri iki gihe dutegereje mu masengesho yacu nibwo tuba turi kwiyigaho ndetse tunashakisha gushaka kw'Imana mu buzima bwacu. Mu gihe cyose turimo kwiga kumva ijambo ry'Imana, tuzaba turi no kubasha kwiga kumva neza ijwi ryayo. Kubishobora bino byose, banza wumve yuko ugomba kubanza kwirengagiza ibinisi iri kuvuga. Ugomba kubanza kwirengagiza cyane igitutu mu bintu bitandukanye, yaba ari igitutu cy'isi ndetse n'ibindi byose ubona rwose ko byagutesha umurongo. Icya kabiri, iga kandi ugerageze kumva ijambo ry'Imana. Bivuze kwiga icyo Imana ishaka kuri wowe. Kukiga biragusaba gusoma ijambo ry'Imana, ubundi wibaza uti ni iki ngibi kunyigisha kuri nge ndetse no ku Mana muri rusange. Ese hari urugero rwo gukurikiza ndetse n'urwo kureka? Ese ni irihe tegeko ahangaha Imana iri gushaka kuvuga? Ni irihe sezerano rihari, cyangwa se ni ibihe bintu ngomba kwirinda ndetse no kwitondera cyane? Ni ikihe kintu ndi gusabwa kugira ngo mpuze ubuzima bwanjye no gushaka kw'Imana? Ibyo bintu uko ari 2, kwiga gutegereza Imana mu masengesho yose dukora ndetse no kugerageza kumva ijambo ryayo, ni ingenzi cyane mu buzima bwo kubaha Imana. Mu kubaka umubano ukomeye n'Imana rero, tangira wumve kandi wizere cyane Imana. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ari mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi. Komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.